arahantu nahuriye nawe mucacaka mbabwire mwese ubundi shimwe tuza kubonana ntaratangira kwicura mu tukamwicana twari guta tumwica burundu ahubwo se bari kumenya nawe kwica burundu cyakoze akababwira. Okay, banyarwandakazi, twishimiye kuba uyu munsi tubakiriye kuri no pano ya Chris Films. Ngira ngo hano buri wese hano hari umuntu numwe utari gushima. Twese turashimwa, ngira ngo urabibona buri wese hano aratuje aratekanye, ariko nyine mu mutima wacu ntabwo dutekanye kuko ntabwo twabahaye ikintu mukeneye cyane. Hano ikintu cyabaye twateranye, ntabwo musanzwe mumenyereye ko tuba duteranye ahantu hamwe twicaye. Twabaga turimo dusimbuka dukina, buri wese agaragara muri wowe asimbuka yigendera, ariko uyu munsi nyine bibaye ngombwa ko twicara dutekereza ko twabatera ino story y'uyu munsi nyine twiganirire, twe twabahaye umwanya tujyane ikiganiro mudusobanure nyine nimba ibintu muri no kubona bimeze fresh, ibintu biragenda neza. Sinzi nyine ntabwo ndamenye muri mind ya ikintu kibarimo, gusa nyine ndi kubona ko biri kugenda yo neza, bisa neza, buri wese ari kubireba ku gihe, kandi abadushyigikiye nyine bagomeze kudushyigikira. Nawe nimba ugeze aha ngaha ukaba wamaze kubona kino kiganiro, gerageza ukande subscribe, ukande like, usharinge n'abandi. Ino filime kuko turacyagomeje kuyibaha, turacyahari twese, tumeze neza, turashima n'Imana. Hano reka dutangire twivuga buri wese. Giye banyita Igirimo Didier, amazina yanjye nkoresha mu buzima busanzwe. Muri filime banyita Chris. Ubwo urumva narihomye, gusa n'abandi bakwiye kwivuga ko nabaza gusanga ari mu benshi bihomye. Murakoze abaduteze amatwi bose, nanjye nitwashimiye Imana Zashe, nanjye mureka mu filime umuvandimwe mubi. Abantu badukurikira, Imana igomeze kubandebera icyoroshye, muraje musobanukirwe buri kimwe cyose cyatumye duteranira aha ngaha muri iki kiganiro. Nkuko mwari mubizi, ntabwo mwari musanzwe mutubona twateraniye hamwe mu kiganiro. Saba reka mu mwanya na mugenzi wanjye abibwire. Ciao. Murakoze, amazina yitwa Nzambaza Marie Donata, none nyine abonekaga muri filime umuvandimwe mubi. Murakoze. Nanjye ndahari hano mba mbikurikirana tayari turi kumwe, mwe mudukurikira mwese. Njyewe muranzi nitwa Ishimwe Patrick, nijye muntu utabara muri iriya filime umuvandimwe mubi, murabizi nijye watabaye umuntu bari baroshye, muranzi neza cyane, kandi muraza kumenya impamvu turi aha ngaha na mugenzi wanjye arahari. Warakoze, waramutabaye, ntabwo wamwihakanye. Kumwihakana ariko byatewe n'impamvu runaka, byatewe n'impamvu. Abantu mugira imitima mibi, Imana mugira. Oya, imitima mibi buriya nako ntabwo impamvu irahari. Ishimwe oya, byose nimubireke na boss ntabwo yigeze anyishyura amafaranga yanjye nubwo ntari namwishe neza. Ishimwe ariko harimo n'abantu bahemuka nka boss nayishimye, mugomba mwese abantu bafite umutima mubi, ntabwo ari beza. Oya, impamvu ariko irahari nyine buriya, ariko azagaruka, ndabizi nzamugarura, kuko impamvu bari nuko byahuje, nuko bandushije ubwenge nyine bakankina, ariko buriya nzamugarura, aracyahari ndakeka, kandi ko ataragera iyo ajya nzamushikira. Urabyize uzamushikira? Nzagushikira. Oya, tubugome ahubwo Ishimwe mwanya ngo ajye muri filime shi waba ukicara hariya mwana. Icara hariya. Turashaka n'umuntu udufasha kamera, uwo bita boss agaragare frame. Reka nze bashakire umuntu bafasha. Icara hariya ho hiyi. Icara hariya. Bamwita boss Kizigenza. Boss. Amoni. Uravuga iki we ko uri umugome ushaka kwica umuntu? Wapi. Rwose boss nagira duha amafaranga yacu. Umuntu nje nari nzi ko namunanguye, nuko Imana yahatabaye tu. Wica umuntu bwacya tugahura. Wica umuntu bwacya tugahura. Umburire n'agafata kweli. Faizo ndashaka kubona nawe wicaye hariya hirya. Faizo aragenda bicaye hariya. Kamera si kiri. iriho Gire hirya se umugore ifite kuntu ringana. Faizo genda hari aboro. Hari. Uricara kuri umwe.
Subwo ngo ntago ariho imyenda ajyana. abagiye hamwe bagashyira hamwe Indi uri kubabyiga. bagahuza Ariko dore umuntu wita Zashi ingumi zari zimwishe. Ngira ngo muri episode heruka nari imwivuganye. haraba ari umwishe. Ari ahantu naragukomye ariko Zashi waratubeshya ngo yishe umuntu bwacya tugahura. n'umutubuzi. Umutubuzi arano muri ariko nari namwishe imihini namukubise siko nakubitaga irasure gatarisohoka nabati rwose kabisa ya ganda yari ariko nanjye cyantangaje nuko numvise ngo yagarutse ariko naramuhije mu ishyamba akuri n'umugome umuntu ushyira umuntu mu mufuka mu ishyamba. ni gute witora we ni gute witora ugafata umuntu ukamushyira mu mufuka oya maniga yanjye cyambere umuntu ajya mu mufuka cyambere we nta mafaranga tekereza boss yari yanyiheneranya arafa arambwira ati we miliyoni 2 ziri hafi aho ngaho n'uca umuntu kandi kwica umuntu nta kantu gatoya Kandi nagwaye vasi. uzi kugira ngo unyonge ubone amafaranga 2,000,000 ibaze ko umuntu bita Faizo we yanga umwana na nyina do. ibaze nyine ubwo si ubwo muntu bamufata Faizo oya wikwega mu kongo komani hagarara bakubona. umubana nakasara dukutse Umuntu wanga umwana na nyina ba. manze mubwire sibyo ura kubifuza ko umuntu apfa nibiba bira Asarivuga. Faizo wese yivuze. nayishimwe na boss Wowe wivuze ahubwo bari. Ngaro yefuye mu bivuga. Amazina nitwa Niyonzima Claude muri filime nkaba nitwa Boss. Aba ninjye boss wabo bakozi banjye baki. Nuko narabishyura ariko nzabishyura. Zarabishyura. ntumwambuze Undi wowe man wowe bayeho nabi. akokoresha umuntu gute ntumwishyure Namuhaye va. Agira ubugugu. we nuko Imana ndashonje kandi nari nakoze iki Oya. bazakwica Bawitonze. Watuma umuntu kwica na vase wamuhaye. Bibaho. Kandi na vase namuhaye nzayimwambura. Njya imbere y'Imana boss ndamubwira ngo niyica umuntu bwacye tugahura ubwo se wawe. Oya. None se Ari wowe wamwemba. oya mbere ntabwo turi imbere y'Imana Faizo nukuri kw'Imana ni none se umva Watuma umuntu kwica bwacye umuntu mugahura ubwo se wamwishyura. Nata boss iby'ubuzima busanzwe reka tyo tibiretse ahantu hose Imana ntibihari Bihari. sisi turi imbere ya Faizo Imbere y'Imana ufite imbunda. Faizo ari imbere. ariko harakazi tuba dufite Faizo ari imbere ya kamera. Nago ari imbere y'Imana. Faizo imana ntabwo bagendana kareka we nyine ari kumwe na igihe ari imbere ya radio nyine ugari imbere ya radio. mbabwiza ukuri Imana ahantu hose tugenda waba uri imbere ya kamera n'Imana uba uri imbere yayo ngo ibera ahantu hose cyane ya Undi Zashi Akujya kwica umuntu Imana bari muri kumwe. akazi kose buriya n'igisambo iyo kigiye kwibakira bati Imana ufashe muri uru rugendo ngo ni mari oya umuntu Zashi ushyize mu mufuka uvuga ngo Imana umfashe muhambire nta Zashi nari kwiyambaza satani dore Zashi Ririya shyamba mushyizemo nirihera. nari kwiyambaza satanira Ririya shyamba niriye tu. ririya baryita rubona zarisonga imana waciye hari inzira y'amagorane uzi kwikorera umuntu angana kuri aho umufuka ukambuka akabande burya muhara hasi harimo akabande itancurika nzamuka ahubwo se nagiye buriya muta mu bishuri Nta vase wahawe. dore afande ikibazo cy'amatsiko ndakumva buriya ko uwamwishe yari yabanje kurya buriya ashatse kujya ku bwiherero bari ntiyabikoreye mu mufuka ariko umuntu araremereye yamaze gupfa si buriya yari yapfuye cyangwa yari yipfishije Ese ko kaciye tugahura. ariko nari namwe kibingu bira ntabwo wabikora uri muzima muri kwibaza ngo mu kujya kwituma aho yaba yarabikoreye mumbaze ariko man reka mbabwire sibyo mbabwire hano nubwo twasetse ngira ngo team yose ntago iri hano turimo turaburamo abantu Haraburamo abantu. dufite Donata wende we sinzi nimba twaza kugira turamwihanganisha kuko afite umuntu urwaye kwa muganga nyine ashaka kujya kurwaza urumva ntago byagira noneho ikindi kintu turi kubura hano umuntu bravo hari umuntu umwe murabizi ko byagenze abantu nyine mugomba kwihanganisha bravo yagize ikibazo yapfushije Masenge harya si Masenge yapfuye yapfushije Nyirasenge
gusa nyine tubibaho natwe tuzataha ariko ngewe ntabwo nzataha vuba kuko nzabanza nurira imyaka 120 mu gihe naruzuza imyaka 120 reka Patrick we uwo bita Pazo aka Power araza gupfa uyu munsi kuko mumwihanganira. Ikibazo se kari uko nyifurije gupfa naragukuye mu mufuka ubu ngubu. None se wowe ukeka ko byanjye ubundi uri muhirwa ariko Pazo ariko nanjye nasize mvunye umuntu uri guhirwa mani ndacyahiga ibaze ko ukiri kumuhirwa ndacyahiga umuntu mubi muhungu y'umurekera mu ako kuri nawe wica abantu nawe hari umunsi umwe bazapfa ya baba oya niba mwica mwakora azaba arokotse oya Faizo reka mubwize ukuri hano twese turangaje imbere n'inda ako nawe Faizo inda nta kintu kiri biriya bintu ukorera mushiki wawe na mama wawe se buriya si ubwicanyi oya Imana izamukubira karindwi dore ngo Imana ngizagukubira ufite umutima ukomeye wa mukobwa we ibintu byose ni ukwihangana mani Faizo ni ikinyamaswa kuko urumva umuntu wihanganira abantu bazashaka kuzamwita bazakabana gera atarisohokera nkigenda hari umuntu wicaye atarivuga bamwita nde ntabwo ari ishimwe sinzi umuntu nari mbonye ngenda ndebera uriya muntu uri hano ishyira imbere ya kamera nako umva ishi wakwivuga biramutse bibaye byiza haguruka ishimwe wakwivuga ivuge ariko yadukina nane yabahagurutse kandi sinahagurutse ivuga nyine bakwita ngo iki amazina yawe na uri kubwira nde vuga cyane okay banyita Ishimwe Jean Pierre nkaba nyina muri filime nitwa Ishimwe witwa Ishimwe kuki ugira umutima mubi Kagome wahindutse gwe wowe umutima mubi mubusa umuti ukomera nkande wagira ngo ni kakana gafite amayeri gatatu yagira umutima ukomeye wowe umugarukeho bahuriye kugira ese warugiye kumufatira hera ahubwo warugiye kumufatira hera tukugarukeho yarambeshyeye ahubwo ahuriye kugira ngo mufate njye yarambeshyeye ariko ntabwo nakuze aranageze muri nawe arahantu nahuriye nawe mucacaka mbabwire mwese ubundi Ishimwe tuza kubonana ntaratangira kwicura muhungu tukamwicana twari guta tumwica burundu ahubwo se bari kumenya nawe yica burundu cyakoze akababwira bano bicanye nako bano bagome babiri sibyo kuko Ishimwe nagezeyo namugeze mu maso nyumugera mu maso nyine icyizere kitagitangira kirashira ndatangira gatanda pfuye noneho ndebye umujene unoye murayifite agatima keza arangije nyine ubwo ngubwo mbona Ishimwe niwe utangiye kunkuzamo ariko agatima keza nane ukabona umunsi ambwira ko aribyo ndi kwigira ko bari bashyize mu mufuka washatse kumufata ku ngufu ariko nawe gufata ku ngufu ntabwo aribyo ndi ashatse gufata ku ngufu singaho waramubeshyera yakufashe kugufira agufashe ku ngufu ako yarabikoze ntabyo yakoze abantu bose barahinduka ntabwo yikoze umuntu wari ufite agatima na Faizo yarahindutse Faizo Faizo ari kwijijisha hano nta muntu n'umwe yakoze ibintu byiza uretse bosi kandi yateye umunigo mushiki we akanamutera urukweto ureba umwaka nawe telefone kandi ngo ndi mushiki wiwe ariyo ntwarira fone utwara fone nawe wamutwariye fone mushiki wawe we yasanze uri kumugira ku yego mwese ndabarusha ubugome ariko nta kindi cyari cyabunye nta mafaranga amafaranga ni mabwe ngari kuvuga nawe ariko arimo ashaka imitungo y'iwabo Faizo arimo ashaka imitungo y'iwabo mwese rero mbere nabanza yivuge banza yivuge urumva tukiri aho ngaho nyine urebye nitwa Tumuwombe Innocent ariko muri filime umuvandimwe mubi nyine nitwa Faizo sibyo Faizo Faizo ni nare ingore cyane nare ingabo dore uko mba ndi gukina ariko ntabwo ariko bimeze mu buzima busanzwe ubundi dore basi indi seri izaza uyu mukobwa Ishimwe agomba kuzaba yitwa basi nka nyina gasasu
cyangwa nyirambabura 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 kuko abantu hari abantu numvise arimo bavuga sinzi umukobwa bavuze muri comment ngo uwo mukobwa ngateye ubwoba ngo uwo mukobwa ngo akinnye akundana nanuze simba nimba yaravuze nde ako bashobora baravuze ntabwo nzi uwo bavuze nyine ngo uwo mukobwa akinnye akundana muri seri heruka kandi muri seri heruka abo nubundi nyine uramwicanyi yari yahuye n'uyu mukobwa mushiki wanjye nge ntabwo ndi umwicanyi ubundi ratawo amafaranga ni iyo comment se muzayirebe namwe nyine wewe ndutanze kuyireba ayitubwiye muzayenda we tubwira nyine witwicishije ngiye kuyobora ikiganiro nzajya mbaha ijambo muri kuvuganiramo mwese ijambo turi hafi Faiza aka kanya Faiza ngenda ari mwambuye just now ntadushaka ubu wanze okay baho ngaje abaturaye pazo ijambo okay oya dore si bosses boss nashyira amafaranga akakwica boss uti tishyura bajyana umuntu mu mufuka umwikoreye nta vase wawe muri miliyoni ebyiri ntabwo ntabwo wayimwe nta jambo ufite turi hayi Donata turi hayi Chris njyewe mu ijambo ryo kujya gute kutubwira comment warugeze comment nyine baravuze ngo uwo mukobwa wakinnye ngateye ubwoba akunda noneho itamu nahise nyine musubiza baza uwuhe ngo wakinnye akundana so abakinnye bakundana ni benshi gusa hari umuntu utagira umutima wo gukunda ninde nguriya ishimwe nagagira umutima wo gukunda hari umuntu ugeze ubona video basi ishimwe agaragaramo ari materetana agaragara ari magambana ashimhura hari umuntu ugeze ubona boss akina teretana kareka boss n'umwambuzi akaba n'umugome w'umwica niyo yimika imana niyo yimika abagome ntibakaririmba ariko nyine ntabwo ndi umugome bafite icyo bakorera abantu bose gukurikirana ntabwo ngiye ndi umugome n'umwana mwiza wincecekesha ntabwo wamaye ijambo pop yarimenetse ngiye mu buzima busanzwe nkunda imana nkunda gusenga nkorera imana cyane mfasha n'abantu hagati bamaze gufasha bangahe mfasha abantu benshi harimo bamerutse kugurira umunyu wangahe 200 okay icyo ni igikorwa ibyo ni igikorwa cyiza nimba nasunya ko nyakizemo hagati aho ngaho ndashaka no kubabaza nimba nta mutima mubi wari ufite waramuhanye umutima wo gutanga hagati aho ngaho wababaza n'akabazo gato umuntu umuntu agusabye agacupa ubwo wabaye umuntu ntacyo umushakaho ntacyo ese yari umukobwa yari umwana yari umugabo afite urugo afite n'abana babiri ari makobwa bangahe abakobwa bari 3 icyo ushakagaho washakaga umukobwa yari afite imyaka 5 kandi njye mfite imyaka 20 wavuze abana babiri ubwo umukobwa wa gatatu umugore we agataho n'uwo mwana nyine urashaka kumwirerera uwa gatatu yagiye kugama cyangwa nanone aramubyariye nanone wabona atarashatse gukurikira umukobwa mugani wayishimwe agakurikira urukundo Imana yamuhaye rwo gufasha ariko uwo mugabo nta mugore mwiza afite ufashe iki nafashe batarakoze igikorwa yakoze urugo afashe urugo agafite umugore umeze utuye umugabo hagati aho mfashe ume kuri iyo fone yawe nyiguhe iyawe se yagiye telefone yanjye yakubiye bahita ngwiki reka babwire sibyo reka mabwire nyine nubwo mwasetse nyine mwanze kwihanganisha abajene bagize ibibazo mu bihanganisha nubwo tugiye tujyayo nyine bravo we no kwihangana turabihanganisha abajene bacu bagize ibibazo bikaba byanakureho ko no munsi tudakora abakunzi bacu bari biteza akaba episode ya 7 uwa mbere 3 bitonde baba baporesheje naribagiye
twagize ibibazo mbega bamwe muri twebwe bagize ibibazo bagiye gutabara hirya no hino mu mpande z'igihugu bitewe n'iryo tabara bagiye gutabara hehe mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye bitewe n'ubwo bufasha bagiye gukora n'urukundo buriya gutabara ni urukundo ase kutamutaba ase bari kumutabara n'ubugome bwawe ahubwo bose wabiye je mpamvu oya natabaye mani nyine mva mabwira sibyo je mpamvu ntatabaye ndabizi oya ndanayibasobanurira umva nyine ndabizi bravo ndabizi kino kiganiro azakibona sibyo basi tumwihanganisha kandi nawe arabizi bravo umuntu Donata nubwo nawe turi kumwe ariko nyine aho agiye kujya ngira ngo murahazi niyo mpamvu twakoze kano kagani ni mu bitaro ntago oya ntago ari ugiye kujya mu bitaro agiye kurwaza umuntu uri mu bitaro nawe urembye ni ukujya kumusura okay ikindi nta musaza arwaza ubukira ntazave kwa muganga yikoreye amaboko bazazane n'uwarwaje tu ibinini azaba ari Yesu ari kwivurira dore abaganga imbaraga zabo kandi bazaze bagendesha amaguru ntibazaze bahetse kabisa rwose okay murakoze puzzle gusa nyine man birababaje kumva man kubona bravo nababaye ako nyine nawe ntabwo bigize ase bravo bravo ntabwo twari kumuherekeza ra yabivuze ariko sangaye yanze icyo mu gitondo cyane ariko ubwo urumva Jean-Pierre wa mutima we gute umuntu akuzindukira no kugenda yakoze izina ry'Imana Bashari tabaro waketse arakibyara itabirasa no ako namagana he agatona ni igikoma hari hafi twari kujyayo mu Gikonko mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'igihugu cyacu ndabeshye hafi aho benshi barahaza bari kudukurikira papa abari kuri YouTube baraza Janvier nawe mutima nyine nawe ukagarure afite makano nyine umuntu ishimwe ari bayishimwe babiri okay shimwe w'umukobwa ntabwo turi kuvuga ishimwe w'umuhungu nyine nari ngiye gutanga itandukanyirizo ishimwe w'umukobwa kugira umutima mubi ndabikubwiye nta mutima mubi ngira ufite umutima mubi bravo kugira ngo agugezeho ibintu bravo yabibwiye bayishimwe babiri okay biyangije nandi ndabikubwira bravo amaze kubibwira bayishimwe babiri ishimwe wundi yaje agataho bamaze kubikubwira wewe yabimbwiye na mutima nabikugejejeho nanjye amakuru nkiyamenya yahise kugeraho nanjye ikintu wakora kubera iki bari guhamagara n'abandi ukabibamenyesha nakubamenyesha se kubona ubundi iyo uhamagara Zashe ukahamagara n'abandi bose ntabwo bari kubyumva bakavuga ati bakabagira iyo nama ukajya gutabara ubwo nyine ya vase yayishyikiriye yaguhaye ikintu gihari nababaye ariko nababaye okay kubabara ntibyari kubura ariko nyine muri ubu buzima rimwe turababara irindi tugaseka nimba uno munsi twababaye ejo tuzaseka abantu muzabona bravo kuri frame ejo bundi frame ejo bundi bagiye mwazamubona yishimye cyangwa atishimye simbizi ariko nyine yapfushije umuntu w'agaciro nyine tu oya gusa nyine ikindi iriya ni inzira ya twese buno ariko gihe utanshyiramo gihe sinzajya ese wari umunara cyangwa iboro oya narabokwe ntabwo uzatura nk'umusozi oya yari munsi y'igiti uriya umusozi ni abacu tutandisire dukaza ubu bari guhita basanga sondora ntabwo bari raje Imana izabirindinze dore inzira nta handi wacu ufite igare ariko ntiwarigenda igare se ryagiye narabona umuntu ajya yarirasha ko narabona umuntu bashyira reba afite iyo fashe akamodoka ngiye nko mu mujyi narura n'urupfu umuntu abariho ugenda wizera gupfa cyangwa gukira cyetse utwaye imodoka nabwo n'igare ugenda wizeye gupfa no gucana kereka nimba ufata konvention bose oye ni imodoka nisibo bavanga ukagishiganye n'abaguru basi tuyishyura sabaho oya tukora ingendo za hato na hato tugendera ku binyabiziga bitandukanye haba ibinyamitende haba ibikoresha amapinane ushaka kuvuza umva se ikinyabiziga utanyweye utasinze ngo ukore ako so uri kuri radio ariko ngo basi yarakwishyuye niko kantu nanjye numvise iyi si message nishyuriyeho Yuverse uyu nguyu ni umuvandimwe wanjye boss ni nawe umuvandimwe wawe wapi kiyo ubona ko akazi ko kwicara umuvandimwe wawe ese ubwo wewe wagushaka umuntu kuhaye aba nifite umuntu kuhaye atari umuvandimwe wawe bari kumwicira umuntu asa narahaje ubona narahaje cyarakunaniye akazi karakunaniye warenze no guhaha urarahambiye ariko abantu barakomera oye wagiye mu ishyamba wikoreye utahambiriye bazana namusabye amafaranga nakoresheje warahaje urahambira urikorera ariko
kandi diye umuntu wacecetse afite ikihe kibazo gusa nyine umuntu bita Dide nawe bavuga ngo bakimukubita inkoni ya mbere yaraneye ako kantu ni kabi iyo frame oya uzatanga muzireke man ariko ikindi kintu abantu bahira biriya byatsi byo muri lab nabo bankuzo nk'ubu cya Patrick cyahajya numvise ngo bamuguyeho n'imvura iri kugwa imvura yari yamwiciye mu mufuka ibaze ko nasanze mu mufuka haretse amazi yanyweye cyazi imvura ese ubwinda yanga imvura yaramutabaye nasanze yanyweye amazi ariko narindi Rwanda rumwe rwari amazi bishatse kuvuga ko ariyo mpamvu uyu mushiki wawe yavuga ngo kiranuka oya ntabwo byari aya kana agatima kabi ni kagatima ko nazamutse nyikore ntabwo nari kumva uwo mwuka nyine twabonye kuhinduka nk'igicu nyuma amasaha ahubwo man reka mbabwire ndashaka ko tuzatugira umunsi duhostinga live umunsi tuzaturi kuri set tugahostinga live y'iminota nk'icumi nyine mu gihe tugiye gutangira abantu barabitubwira niba muri comment byaba bikenewe tugiye tuyihostinga live guhostinga live nyine ushyiraho live nyine tu mu gihe tugiye kuri set ukishyiraho akarayivu nyine abantu ukaba wihera abantu umwanya mukaba munaganira nyine biri live tu biri kwaho kanya nyine kuriya no guha abantu baba batureba umwanya nabo baba bashaka nyine tugire ibintu tuganiraho ushobora gusinzira hano ukaza gukanguka usanga uri kwa muganga nta n'ibinini bihari isa imbunda nayikwaka nkayikurashisha nta musirikare wari kuri imbunda yafite ahise n'umusirikare umuntu ubwira ngo ntajye kwica umuntu akubwira ngo yamwishe bwacya mugahurira mu muhanda ndi nka Bravo we Bravo yamwiye Bravo nani gatari natumugaruke Bravo tumugaruke Bravo ako Bravo ntabwo agaragaje nimba ntabwo turamenya nimba yarabyemeye cyangwa yarabyanze yarabyanze yamanitse amaboko video warayirebye yamanitse amaboko video warayirebye ako ntabwo wamenya ngo video warayirebye yarabyemeye mwivunika iyi ni yanjye cyakoze nyine nanjye ubwo zayisindagira na paka ahubwo aka gakoresho ndagakoresha ariko hava wiyinunga udashobora kuyindashisha ariko muri mbarutse ntabwo nayishyizeho neza umuntu we witunga abantu imbunda kura kamera muri frame bataza kudufunga ndabizi ushobora kujya gutyo ukabona urashe Faizo ngero ndi yari yashatse umugore Faizo ejo bundi ngo yashatse umugore nyine urumva amaze gushaka umugore amugejeje mu rugo atabambwa ati we nakubonye muri filimi umuvandimwe mubi uri umugome ukina ugira ariko arabisa asa nk'abagome nk'abagome oya Faizo no se we banza mu story noneho umugore yasa bati yakinnye muri filime umuvandimwe mubi uwo mudamu nyine atagera amatsikaza kundeba ngo nimwereke ngo umuvandimwe mubi ndayimwereka akibona ibintu akorera mushiki we twahuye ahetse ivarisi agiye ariko nabanye serious ako nibyo bishiya mu ngo zirashye ngo ntabwo yazemera ngo ntabwo yabishobora reka ari mushiki we none ari umugore yishakiye yazajya kuba nka gatatu buriya nyine urumva we ikintu aho yagize confusion nuko atamenye gutandukanya filimi nariyo live ubuzima busanzwe nyine ntabwo ndashonje man ndashonje uragira ngo wariye donata cyangwa saba bari kukureba ibyo kurya ndashonje ariko ntabwo nabasaba kuko kugeza ubu ndacyafite intege zo kwikorera icyo wabasaba ni iki ahubwo wabasaba iki ahubwo nabafasha support bakanzamura video zanjye bakazisharinga ku bantu bakomeye wabasaba iki nabasaba support ubufasha icyo bita subsidiaries ako kantu gasubiremo nabasaba ubufasha cyangwa se support mu ndimi z'amahanga video zacu bakazisharinga ku bakomeye natwe tukagira icyo ariko Zashika ikankubaze nk'akabazo gatoya sibyo bibaye ngombwa ukajya kubona ukabona video zawe mushyizeho irebwe na miliyoni yagize views miliyoni ari miliyoni imwe yonyine video imwe ikajya miliyoni imwe
noneho wamara kurebwa wamara kurebwa n'abantu miliyoni nyine tu wakwifata ute, watangira gupanga iki? zikiri nakora ibintu bitatu byonyine. Icyambere yarebye n'abantu miliyoni nkabona bampembe, nakwitanga agafuka kasima mu rusengero. Icyo ni icyambere. Nese agafuka kasima bazakarya? Agafuka kasima bakarya ba yavuze ibintu bitatu. Navuze ibintu bitatu. Icyambere n'agafuka kasima. Agafuka kasima ari n'ukuntu inzu igenda yomuka hagati urusengero bazajya bagenda bakifashisha hato na hato. Ikintu cya kabiri nakora, nafashamo ababyeyi banjye. Ababyeyi bawe? Hari n'umwe uri kwa muganga urwaye se kuryo? Wapi, nta n'umwe uri kwa muganga urwaye, yemwe nta n'umwe unafite intege nkeya, ariko nabashimisha. Nese urabafasha we urabafasha bakubwiye ko bakeneye ubufasha bwawe? Uri kuruba ruje nacyo komeza icya gatatu. Okay, icya gatatu hari amaniga agenda asapotinga, nava nko kuri seta agatambwira ati mani tikora tubura nabakira mani bari na papa savu ubona bura nabo batangiye, hari bamwe babaca intege nyine abo bajeni tu baba bampa icyizere, nabagurira amakara. Nibyo bintu nge nakora. Ubwo wasanga wabagurira urumogi, abagurira inzoga, imisururu yaracitse, bura nabagurira nk'udufata, ako na zira nzoga za burarirwa zira udupeti mitsingi turiya tuba twemewe. Uziko bundi burira cupa rya mitsingi oya ni rya Primus, umugabo aba ryemerewe ryose, umugore aba yemereye igice cyayo. Rega natwe tuba dukeneye za rukoro mu buzima, nabagurira ngo babaha rukoro. Okay, urakoze. Nibyo nakora ngewe. Ibyo birahagije, urakoze. Hari undi muntu mbona uri kundeba nk'umuntu ufite agahinda, wenda twirengagize ka gahinda kafite, turaza kugerageza tumuherekeza hagiye. Umuntu Donata wagira ngo ikintu ashaka kutubwira, ntacyo ushaka kuvuga. Patrick we ndabona rwose n'umunwa wabyimbye arashaka kuvuga cyane. Washyushye Patrick, turagure je umbabarire wowe nsubize, uramutse usanze nka video yawe yarebwe na miliyoni yonyine, ikintu watangira ugashimira Imana, n'ikintu nyine wakora kugira ngo kubera reaction waba ugize? Mbere na mbere ikintu nakora nabanza nkashimira abantu bagize uruhare kugira ngo iyo miliyoni iboneke. Atari uruhara subiramo aho. Oya navuze uruhare. Aramanya oya. Gusa usanze harimo abatarufite. Wabanza ugashimira abantu bagize uruhare nyine mu kugira ngo iyo miliyoni iboneke. Ugahindukira nkaza nkashimira natwe twese nyine tuba twabibayemo tukabahereza kugira ngo nyine nabo babashe kwishima, baba badukurikiranye bitewe n'ibyo twabahaye. Ashimira n'ababa bagize nyine uruhare mu kugira ngo tubone umwanya nyine wo kuba twabikora, ndetse nkashimira n'ubibagezaho nawe aba yabibayemo nyine yakoze, n'abandi bose nkaza kugenda nkashimira nyine. Turabyumva. None se ikintu hano kiri kuba ndi kubona urabizi twatangiye nyine gahunda yo kuza twaprodinga kabiri mu cyumweru, sibyo? Ariko ari nyine abantu ntago baramenya umunsi wo kuwa gatanu. Umunsi wo kuwa gatanu muravugaho iki? Tugiye kukomeza cyangwa murabureka? Kare. Umunsi wo kuwa gatanu ugomba kuba uriho, abantu namwe muri kudukurikirana mu byumve ko kuwa gatanu mugomba kujya mubona video isaha yindi n'ubundi ni saa 3. Video igomba kuba igezeho mukayikurikirana, bitaba ngombwa ko ibinageze izo saha, ariko hafi aho ngaho ntabwo yarenza nk'iminota niyo kurenzaho, ariko kuwa gatanu nyine igomba kuba yagezeho saa 3 za mu gitondo mukayikurikirana. Umunsi ntabwo ukiri umwe mu cyumweru. Mbega turifuza nyine, harimo abantu bura bifuza kubona wapfuye kuko nawe bari babutangiye kubona ufite umutima mubi. Reka twakomeje kuri Ishimwe. Wowe biramutse bibaye wakora iki? Ishimwe yakurira amandazi pe. Okay, twabyumvise igisubizo cya Ishimwe. Ishimwe abantu mumukunda mwihangane mumuhe amafaranga yo kurira amandazi. Akunda amandazi ko. Nimero yiwe ngo ni 6 4 4 Faizo twagiye
Faizo mu maso harimo irari ku mukobwa wagura inkumi natanga ko yagura umukobwa muri mwitonde babwire bimuvugira bose reba murebe umuntu Faizo mu maso ye harimo irari noneho uriya harimo iki reba ahantu ukuboko kwe kuri okay reba oya ntabwo mwabonye ukuboko kwa Roze kwa Zashi ubivuze ahantu kari kuri muri frame byajemo nkunda imana n'abantu n'abakobwa ukuri ko b'abakobwa ariko n'abantu man nuze anyway okay reka dukomereze kuri wasanga ari nabyo agiye kuvuga ikibazo cyabazaga ngo ndamutse byose ngasanga video yacu yarebwe n'abantu miliyoni miliyoni mu minsi nk'ibiri cyangwa nyine okay urumva njye ikintu cya mbere nakora ni ukujya gukora amasengesho iminsi 3 abanza ngasengera abantu bayirebye bagize contribution kugira ngo tube twimprovinze tugere kuri urwo rwego cyane icyo nicyo kintu cya mbere nakora ikindi cya kabiri ni ugufasha buri muntu uwo ari we wese cyane cyane abataramu twageranye kuri seni ari abantu nyine twageranye kuri seni rwose pe ari abantu baba baragize uruhare rukomeye kugira ngo video isohoke imvune ziba ari nyinshi abantu nabo rero ni ukubanza nyine tukabanza tukitamo n'urucabana noneho ikindi cya gatatu buriya ni ukubanza gushimira ababyeyi bacu kugira ngo twese tube twaje ahangaha ni uruhare rw'ababyeyi bacu ni uruhare ni contribution y'ababyeyi bacu no kuba uri kugenda nyine akakubwira ati mwana wanjye komereza ubundi iyo inspiration cyangwa motivation niyo nyine ituma twese twimprove tukagira nyine imbaraga zo kugira ngo dukomeze dukore kugira ngo bizagenda bigere imbere abo babyeyi nabo umuntu no kubanza akabashakira akantu nyine akabanza akabikamo birumvikana nyine rero nubwo nenze kuvuga ubu navuga Patrick na Ishimwe ikintu babanza kugura n'amandazi ubundi ubwo nyine nawe urabyumva nayo bavuze amandazi uravuga byari byanze ariko kwirinda aketse ko hari uri buyanze mubaze bose nayo ikintu yakora ko atashaka amafaranga ngo bajye kwica bose yazanye yicisha abantu bakigihuga bakuzanye gisigaye aho bose frame wowe waranshutse nari ngiye kwica umuntu ariko imana yarantabaye ntiyapfa ubu none ntabwo wamwica ibaze imyaka 20 nishe umuntu ubu ntabwo wamwica se mana warahabaye reka dukomeze igewe uzimbyutse ngasanga harebwe n'abo bantu gusa ikintu nakora nabaza nkazamura impano z'abana mu cyaro nk'izi dufite kuko iyi mpano turi gukora hari abandi bantu bayikora abaye muri hari umuntu twari duturanye kera urumva yari afite ibiro 30 na bingahe na birindwi urumva noneho aza kuza kujya mu baturanyi arya makaroni nyine ahandi hantu nyine bari ibiro byari 32 ni umugabo ni umwana yari umugabo nyine banza wumve story kwimeza urumva amajije kurya aya makaroni yarya gatoki hariho n'inyama shabi ntabwo abiherukaga amajije kubirya noneho nyine agiye kuryama kubera yanda nini nyine yabiryanye atangira noneho kumva nyine inda ariyo yabaye nini yumva nyine akajya yumva ku buriri aryamye bwagize atangira kujya nihavuga ngo yiba we ngo umubyibuho munini ngutuma ngo abantu ngo matera baraho zisaza noneho arangije kubera ya makaroni yarazi ko ngo yabyibushye urumva agiye ku munzani nyine asanga acyafite bya biro 37 ati se ko yanzi ko nayo nabyibushye kubera n'ibintu nariye byagenze aza gusanga icyabiteraga n'iyanda nyine nawe uzanyemo sitori usinyibutsaga sitori umwarimu abaza umunyeshuri ngo mbwira ngo amagambo abiri ngo arimo ngo igihe kaninya umwana ahita avuga ati tica ati ngewe tisosi ngo munyeshuri we ngo isosi ngo harimo ikihe gihe kaninya ngo si birimo inyanya uwo mwana urumva ko ari umuhatari urumva nyine yaravumbuye ko harimo inyanya zitari zo ziba zirimo nta zose bateka nta nyanya zirimo ara batawe yari yanamwemeje umwana wo mu gikoma cya avoka ntabwo abizi aho ngaho yari yambaye oya nabwo ahubwo mushyizemo akantu katari keza mu gikoma cya avoka nyine Fayizo impamvu nyine we yabyurutse asanga mu rugo iwabo bashesha avoka isosi itari inyanya nta bakabazitara bataraga avoka ako man
Reka mbabwire namwe rero mujya mumbabarira ariko Ntago- amasosi arimo inyanya ntabwo iba ari isosi kubera ntabwo iba irashe rwose inyama se ihinduka inyama ari ikintu ihinduka turi umuntu kumva. cyangwa n'ukarya wajya Isosi! kurya Sasa ni ikintu kitavangiye umenye. ako Hagati gaseke aho. kanjye niko ubundi mutera ko mukarekera turekere ijambo bose none se ubu ngubu wavuga ngo isosi itarimo inyanya ubu ngubu nshobora kuvuza nkafata intoryi nkafata injanga urumva ngashyiramo ubunyobwa urumva nkatashyiramo ikirungo urumva namara gushyiramo ikirungo se hari ubwo washyizemo inyanya yegora ariko nibaje ariko namwe muri abantu ba fake nuko haba harimo inyanya namwe muri abantu ba fake shyiramo inyanya shyiramo n'utuvuta ziriya ni produit icyo washatse kuvuga nacyo ariya ni amaproduit baba bashyizemo inkoko nako isosi y'inkoko ni amaproduit nyine bashyiramo atari zabatera mu mutwe produit zino ibyo bita product ni- ibyo ngibyo ni utaza kuvuga ngo ni production kandi imbere cyane kuvuga ngo bose natubwira ikintu yakora ikintu cya mbere nakora. wakwica abantu Aya, kandi wahera kuri jyewe waramurokotse ariko we barakwishyuye muri make urazuka. njyene Ikintu cya mbere nakora nabaza nkazamura impano nk'iyi nkora. Impano nk'iyi ngiyi mu Nk'iyi buzima nkora. busanzwe. Nk'iyi ngiyi dukora nyine. iyo ni hano gusubirije urumva warebwe na miliyoni ntago wahawe miliyoni Narucaba. warebwe na miliyoni Iyo ariko mili- si wahawe miliyoni none se uri gukuraho amafaranga ubwo namwe urayafite rero mujya mumbabarira Ntago wahembwa se. wahembwa mujya mumbabarira Iyi twaba twahembwa. Amafaranga ya mbere nabanza gufata. Nayazamuzamo impano y'abana babiri nk'ingiyi nkora. abana babiri ubu Abana babiri. wabuzanye ironda koko Abana kuki babiri. uzamuye babiri bazamura Babiri nibo bafitiye ubushobozi. bazamura ni nk'icumi Oya, 10 nta bushobozi ndagira. nyine so waruza uvuze babiri ese babiri Nimvuze mvuze babiri. bakuye Kubwo kabiri vuga icyaka icya kabiri nabanza nkashimira ababyeyi baba baduhaye uno mwanya wo kuza hano. cyakoze yego pe ako kantu Sibyo? babitanze. Mu ikiganza. Ye- Mugere kure. ya babitanze pe Aho bera umwicanyi. nzayagukomera uko wanyishyuye ako we ni nabyo avuge nk'ikintu ikintu kwanza ariko Icya uvuze ni gatatu. okay nari mfite ikibazo ukiri aho ngaho ukaba uzi ngo uzazamura abana babiri nkaba nzi ko iwanyu muri batatu ubwo babiri si babandi bari umuntu bawe ugiye kuzamura nabo Oya. nabo mbese Ariko nabo baba ari abana babiri. ni ibyo rero wakwizamura bari umuntu bawe wa mutima nawe ubonye none se ntabwo uzi ko yako vuga cyane bantu uvuga cyane Icya nyuma. Najya gutembera i Kigali. yewe Baba ndacyari. basi dusenge urumva imodoka yakugongera nyabugogo Ntabwo yagurira nyabugogo Akareka. sha ubona nyabugogo za siramu ziri wahagurira hejuru yagera i Muhanga akavuga ngo yageze i Ubu tuvugano. wa mugabo ni sutwa pe nyanza kurari Nageze kure. hamwe hari imurongo yagera hamwe i Nyanza Reka- hamwe kuri aliteri inka akavuga ati reka nageze mureke dufate umwanya nyine ubwo dushimira abantu baje babonetse uyu munsi kuri seti tunasoze ikiganiro wenda twagize wowe wakora iki ko wabashije jyewe ikintu nakora uzi ikintu nakora mwese mwarangije kwirasa twagira ngo urumva twaba twarebwe na miliyoni sinzi nimba twahembwe urumva gusa turamutse duhembwe ikintu cya mbere nakora n'abantu babwire bakubona okay ngwino mfashe kamera narebe fata oya urimo ashyiramo intoki igira imbere hano inzi ku yandi bagiwe ntabwo yakwibagiwe igira ikibazo kubera amakosa yanjye nasanze Jewe, inzira ikintu cya mbere nakora nimara kubona tugize iyo miliyoni nabizi nta bikoresho bya rani dufite first of all nahita manza mwaza tukica tukajya inama tugashaka ibikoresho kwanarya ariko ibyo biba bikenewe ariko mbere na mbere dukeneye ibikoresho bizaniramo icyo kurya twazana ntakinura wakora utariye icya mbere nyine ubwo twagura ibyo bikoresho bizaniramo icyo icya kabiri twakora tumaze kubona bimaze gukunda twagerageza kujya twamamaza umukobwa utagira umuranga ahera iwabo
akantu murakazi ndamufite ufite umuranga uriya nawe afite dore yaragumiwe uwo ngo wabuze umuranga yaheze iwabo byo ako kantu urumva rero turamutse dufashe ibyo bintu tukabikora ikindi kintu nakora mbere na mbere burya umubyeyi urabizi ukuntu aba akumereye nabi ngo ese ibintu mukora ngo bidasora uko kwezi kwa mbere ngira ngo byajya kuba twarangije kugira nyine twujuje ibisabwa kwezi kwa mbere wahita ugenda twashaka tugakora pate y'umunsi ababyeyi bacu tukabashimisha basi urumva twamara kubashimisha noneho twahita nyine ngo buri wese afite uko agenda amusorera bitewe n'uko n'icyo gihe wabashimisha hari abanywa fata hari abanywa urwunge umubyeyi niwe wamuguriye igitenge avuga ko yabyaye umubyeyi ushobora gufata impano ukamushyirira ishimwe banga dore ikintu gihari ishimwe nawe nyine ishimwe ni defuri ku buryo ubona ko nta kadefo k'ubwana ngo washimisha umubyeyi gute none se ubu ngubu uramutse ugiye mu gitondo wamara kugenda mu gitondo ukagira amahirwe kuba wenda ubonye nk'amafaranga ukaza ukaguriramo mama wawe wenda ikintu nyine nk'igitenge cyane ko utanamutunze atari usanzwe umugurira icyo gitenge ahubwo amafaranga ukayamuha akajya kuba ariwe ukigurira wamara kuyamuha akagenda akabyikorera ntabwo uba umushimishije ibyo ngibyo birumvikana ariko intego nyine intego ya mbere bibe binazwi aya mbere azaba ari ibikoresho ubu se mwayabonye nyine tuyabona yavuze ayambye icyo mbakundira murizere yego ugomba kwirema agati nyimara gufunga umutwe nkajya afata umunsi wo kuwa nyuma hari abantu tutabyumva kimwe umunsi wa nyuma hajya bavuga umuco abantu isabato nkajya afata umunsi wo kwisabato nkajya kuvuga ati ndajya gushutinga video guhera mu gitondo saa 3 nkageza nimugoroba turi gushutinga bikarangira bikarangira byamara kurangira nkaza nkajya mu rugo nkakora n'ibindi kandi mba mvuye kuri iyo set naniwe niho hantu hameze muri icyizere kandi nizera ko ikintu nizera ko hari umuntu uri hano Imana yanga hari ukuntu umuntu akora nk'ikintu ukajya kumukumva aravuze ngo impamvu ngiki keretse uriya muntu yicana Imana buraya ikamubwira Imana yanga icyaha ntiyanga umuntu Imana yanga icyaha ntabwo yanga umunyabyaha yanga icyaha noneho iyo ufashe rero ukajya kuvuga ngo utangira ngo Imana ngo yagize uku ngiramfata uku ngo nkoze iki ngiki ngo nta mahirwe ngo ngiramo ngo Imana ngiranya irakwanga kugira yagushyize kuri iyo si wari wahaye amafaranga tuvuge ko ari make wayihaye arashira amaze gushira yaba amaze gushiramo iravuga ati ngunda kurangira gusoza gusa nyine first of all dusoza ariko ikiza buri wese nyine hano harimo abantu batigeze bahaboneka hari nka mama wanjye ntabwo ageze ahaboneka sinasi yahabonetse nuze bavuye murabizi aho yagiye abo ngabo nyine n'abantu bafite ikindi kibazo kiri ku ruhande byabaye ngombwa ko bataboneka urabizi uyu munsi ari n'umunsi wa nyuma w'ukwezi shangazi ariko nawe tumwibuka shangazi abantu mumbabarire ka shangazi muremo ingofero shangazi murabizi ashobora kuba nyine agize shangazi wanjye uramuzi bo bita Divina shangazi wanjye murabizi murabibona nyine ntabwo ameze neza nawe ni mama wacu nyine arakuze kandi ari no mu gihe cyo kuba yagira nyine ari kwagura umuryango abantu rero namwe murabizi muri bakuru mugerageze mujye mudufasha nyine tuzamubagezaho umunsi umupeti azaba yageze hanze tuzahita tujya kumusura yageze ku isi yageze ku isi hangaha kuri iyi si turasoza ubundi ubu se reka mbabwire kuvuga uko nguko nk'umunsi ngo azaba yibarutse muzajya kumusura ubwo n'umuntu nazaza arwara muzaza mujya kumusura arwaye twakuza gusura iyi ngiyi ubundi timu yacu hagati yitwa great people sibyo ushatse kuvuga ngo abantu nyine bakomeye abantu bafite imbaraga abantu basa neza urumva abantu bakundana urumva
ubwo rero nimba dukundana ntago abantu bakundana ndabizi wa mushire wawe umwe ejo bundi yaribye inkoko kugira ngo ayibonye ko yarwaye ukajya kumusura bamukubise sibyo Ujewe ura muntu ntago nigize ajya kumusura. Oya mureke dusoze gusoza njyewe nyine ikintu nifuzaga ko bitewe nuko video y'ejo bundi itazasohoka ahubwo muzabona nyine mwabonye ko hajemo kino kiganiro jambe bundi abana b'abantu baba bashaka abantu mwabonye mu kino kiganiro rero mwende bugaseka abantu mwayimitize filime kabona ikiganiro mutwihanganire nibyo ibibazo byabayemo ntabwo twari kujya gukina filime duseka hari abantu bafite agahinda bababaye nubwo nimwe twagerageje tugaseka ariko nyine Imana ibitoba ariko nyine mani njye naguciye mu ijambo twafashe mu mugongo njye naguciye mu ijambo fina wiwe rwose kugaruka ni hatari tuzabyiga ibyo ngibyo nimba tuzagaruka nyine abantu nabo bazabimenya twashoje okay abantu nyine mugerageze mukande subscribe like share cyane mugerageze umwicaje wacu mu musharinge na boss w'umugome na Ishimwe w'umugome mutubwire n'abandi bantu nyine mubona namwe mutubwire ikindi mubona gikwiye gukorwa arabakunda cyane